Nisha muvuga ibintu byo kuronga. Nanjye ndashaka mama yangu. Ndashaka kurongora nanjye mumfashe. What the mean is? Wari muri apandisho bonde. Wari muri apandisho. Nasano akumwa nasano. Nukuri kw'Imana wambabarira ngarongora hote. Iminota 2 yonyine. Yesu! Sakabaka, Empire number 1. Bite samuko amakuru Gomez Gomez none se nka data rero ushaka kundangisha ahantu se wayobye oya ahubwo nyine kuntu mbibonye mwana none se oya nabyafona ahubwo nabyubufasha ubwo mwana nako wafasha nkagira ufasha iki se wacu ko nabakozi dukeneye nyine kubona nyine oya akwiba happy ubwo njyewe turahuye kandi urabona nawe uri gitomati uri cyiza uri kiyo kubuhuye nanjye oya umva kuntu nanjye wama nkidomeraho nkagira nyine mwana naciye ku ruhande reka nkubwize ukuri pe naciye ku ruhande turahuye mpita nshyukwa ndashaka kuyitangira mwana kumva nashyuka kabeza ugiye kugira nyine turahuye mpita numva ndashyukwa sibyo yewe twanakwibeta ariko hari hano nyine ngewe ndakurebye mpita nshyukwa ndashaka yinara ndumfashe kamera sawa nabyo bayibaho nkamwe kunubuje kurashyukwe ibyo nene se gushyukwa n'icyaha nese Imana ntiyabiremye ngo mujye mubiduha nyine Imana yarabiremye ngo mujye mubiduha Jesus sibyo wamfasha nyine gutya situ gutyo bisanzwe nyine nkagenda nkagoma n'iminota mike nkagenda nkakurongora kava mu nzu ariko nimuniba zahano mituweli wigeze wambwa nyine ni ibintu bisanzwe se tu niyo nacu ikirere nkashyiraho nago kandi ni mwana niyo zigiye kuza urabyumva blood of Jesus mane ndwanaho mwana nuko ndashaka kurongora babarira byari imikino biravamo ibintu ndashaka kurongora no kwimana wambabariye koko nkarongora sibyo nukuri kw'Imana wambabarira nkarongora iminota 2 yonyine ariko reka nkubaze mu gihe nawe oya basi niyo waba utari inkoko sibyo ngibyo kurwanaho umuntu nkaza nkarongora iminota 5 uransuzugura ko ni n'akamenyero abantu bamwe mu kigo mu makopera agiye atandukanye iwacu kwandara n'umukozi dushaka reka oya njye ntabwo ari umukozi njye ndi kuvuga njye ndashaka kwirongorera ntabwo ibyo bintu byavamo tugo nese urabinyimye icyambere icyo si igito tuzatera mu rutera ibisheke ngo amasukari bayakore yiyongera nta kintu na kimwe uzashyiramo ntuzateramo n'ishyamba cyakora ikintu washobora uzororeramo ihene zizajye zirwa zihaganga turebe ukuntu wanze ko mwikorera curubaro kanga ko nikirira aha amakuru yawe neza ubuse nta kintu wafasha ko ushaka kurunga ndimo ngira vuba rwose ushaka ufite angahe se mu rugo gizu wapfuye ngo ngufashe rwose ngurahigire mfite senkani senkani yo byari imikino biravamo ibintu wowe turabyumvikana biriko n'ibishaka ufite ibihumbi senkani
turabyumvikana ibihumbi senkani ariko ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ya baba we aje ngo n'indaya ntiyayemera ntabyo naguze igiceri cya senkani kuko n'umuntu wagize atayeme ubu koko ayandi ufite ngo njye kukwihera ntayandi ubu se koko ushaka igitsina ujyanye senkani Jesus. nari nzi yuko bari bwangarurire n'ituru ujya kutayo bavu nese umuntu koko ajya gushaka igitsina cyane senkani ngo nijye guta nkuremera ngira ngo ibihumbi senkani tugahita tugira vuba vuba ngaho usakora basi ndagira ndagusetse n'indaya ntiyayemera ati igiceri cyawe gaseya uzagenda ubaza uzana ibihumbi senkani basi cyangwa ijana ntahandi wandangira indaya rero zirahenze inyinshi n'ibihumbi senkani hejuru yazo nta kindi kintu wabona mperuka kugura indaya igura senkani reka izo zari za kera ziba zitwaye imitezi na mburugu byose iyo ngaya ntabwo urwaye imitezi na mburugu ku buryo ushyiramo hagasigara igice mani ijya uteretseho ufite amafaranga ushake n'akantu ufite amafaranga wese waza nkaguhabya byose ngewe nta mafaranga ufite mujya muvuga ibintu byo kurongora nanjye ndashaka Technology. ndashaka kurongora nanjye mumfashe Jesus. nanjye murama numvishije muvuga ibintu byo kurongorana wese ufite wese ushaka agatera none se kurongora noneho by'iki gihe ni ukwishyuza ubu se wowe uri kubona urinda ibihumbi 50 cyane ibihumbi senkani sindayibihumbi senkani kundi iki ngiki ko mbona ubundi ko mbona urimo ushaka kunzana ibintu by'inuzamano waretse wenda nimba nabishora ufite ntabwo sanze urimo muvuga wejya utinda mu mayira imbwa twifukanire kiriya akundi iki ngiki cyapfite bemera warase reba nyashi ariko wazikora hanyuma wanenga ikireba n'ibunda zezo ndaguha basi oya ibihumbi ariko oya igiceri basi ndongeraho senkani akize uruzingo rwavuye mu nzira nk'abanza mwigurira nizanabaha ujye uhagaze neza reba nyashi urebe ubiri magazine basi nyine yewe basi reka tubane ituri imwe ndanzamubarira igiceri cy'ijana ayo ugeze nushaka ugeze no mu bihumbi ijana ariko basi akunda ikintu kikujya imbona kimbuza kwiyumvikanira kuri mu mbuza njye hano nkwiye gukiza ibintu njye mbabarira uve mu nzira maze twumvikane niwe watangiye uno mukobwa mbese ninjye wamutangiye si ibyo ngibyo bivuze iki kuba utamutangiye ego rata turashize none twifukanire ariko wabonye ibyashoboye nazibonye akundi iki ngiki cyavuye mu nzira njye turaza kurwana aka kaboko kuba nsanze urimo uramubwe nsanze urimo uvuga ibintu byo kurongora kandi nanyweye ibinini we nabyo nkwe mva imbere none amafaranga ufite natwe kubera ubundi wazipiza we nta n'amafaranga ufite basi ni igiceri cy'ijana basi sibyo ni igiceri cy'ijana nkora amaturu nshaka sibyo oya ni ibihumbi 5 byose ugakora amaturu ushaka ukavira igihe ushakiye basi reka ngire 500 nkora amaturu ndashyiraho 2 ahita 7 akose ubundi iki ngiki wari muri apandisha ubundi wari muri apandisha nasoni akubwa nasoni ufite kagabo njyana kisore amafaranga njyana ashyiraho amafaranga wanjye muri apandisha na gaso iki ngiki cyose uko kareshya undi akakantu bikamubwira akakubira igitabo oya tuvugisha ukuri aka kantu kareshya gutya ubona aka kantu oya buretse aka kantu kareshya gutya ubona ukakubira ukaduheramo basi ahubwo nanase ashaka ashyiraho senkani abe 800 none se nekire turashize urabona ukuntu idahiye reba ukuntu ibinini ntabwo tujyana imitango ugira mu kabuza Ugize Well, come, Sakabaka, Empire, number 1.